mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Haleluya. Bene data, muri iyi si duhura n'imibabaro itandukanye: uburwayi, ubupfubyi, rimwe na rimwe turapfusha tukabura abacu bikatubabaza, rimwe na rimwe abantu tujya tugambanirwa, abantu bakagambanira abandi ndetse abandi bakabeshyerana, ndetse tujya duhura no kubura icyo kurya rimwe na rimwe, ndetse inzara ikaza ikaba yakubabaza. Ariko haleluya, ijambo riratubwiye ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzagira. Ntabwo ikwiye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Haleluya. Imana ishimwe. Ubwo Yesu azaba agarutse, haleluya, tuzahindurwa duse nawe. Ubwo Yesu azaba agarutse, haleluya, nitumara guhindurwa tugasa nawe, tuzamusanganira twibanira iteka mu ijuru, aho tutazongera kubabara. Haleluya. Aho tutazongera kuganya. Imana ishimwe. Ntituzagira icyo twifuza kuko tuzaba turi kumwe na Yesu, kandi umufite ntabwo ajya yifuza undi murengezi. Imana ishimwe. Nshuti mwene data, ndagusaba ngo ukore subscribe kugira ngo ubu butumwa bwiza bugere kuri benshi bashoboka, kandi Imana irakumpera umugisha. Ndetse haleluya, umugisha ndimo ndakorera mbwiriza ubutumwa bwiza, nawe nusharinga cyangwa ugakora subscribe, ni ukuri umugisha turawusangira. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Reka twongere dusubire mu aya magambo. Aya magambo tuyasanga mu Baromani, mu gitabo cy'Abaroma ibice 8 umurongo wa 18, aravuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Haleluya. Haleluya. Ngo kandi haleluya, n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Aya magambo yanditswe muri iki gitabo. Haleluya. Ubundi Bibiliya ni igitabo cyahumetswe n'Imana. Haleluya. Amagambo arimo rero ni amagambo abantu bagiye bandika ariko bahagarikiwe na Mwuka Wera. Haleluya. Hanyuma aya magambo akaba ari amagambo aduhugura, ni amagambo ndetse adusubizamo imbaraga. Muri iyi si harimo imibabaro itandukanye. Haleluya. Mwene data, nubwo imibabaro ari myinshi, ariko muri iyi si ibitugerageza bikaba byinshi muri iyi si, humura, humura, hari amakuru meza. Imibabaro y'iki gihe izarangira. Imibabaro y'iki gihe ntiguteshe umwanya. Imibabaro y'iki gihe ntuyirebeho ngo uyihangeho amaso. Haleluya. Kubera yuko Uwiteka Imana hari ubwiza yadusigiye, hari ubwiza yaduhishiye. Haleluya. Ubwo bwiza rero ntabwo bukwiye kugereranywa n'imibabaro y'iki gihe. Imana ishimwe. Hano rero muri iyi si turarwanywa umunsi ukira. Isi ubwayo iraturwanya, Satani akaturwanya, umubiri ukaturwanya, tukarwara, tugapfusha, ndetse rimwe na rimwe tukabura n'icyo kurya, rimwe na rimwe tugahura n'ibibazo. Abo tuva indimwe cyangwa se n'abaturanyi bakaba bagutererana, ariko Uwiteka Imana ntashobora kugutererana. Haleluya. Uwiteka Imana, haleluya, hari icyo yaguhishiye. Nubwo imibabaro ari myinshi, ariko Uwiteka ari kumwe nawe. Ntutinye, kandi ikirushije byose, iyi mibabaro izarangira. Haleluya. Imibabaro izarangira ubwo Yesu Kristo azaza kwima ingoma, ubwo Yesu Kristo azahagarara ku bicu. Haleluya. Ngo natwe bazaba bakiriho tuzahindurwa duse nawe, ntabwo tuzongera kubabara. Imana ishimwe cyane. Iyi mibiri iyi ngiyi
iturushya, iyi mibiri igirwara, iyi mibiri igihura no kubabazwa, iyi ngiyi ntabwo tuzongera kuyambara ukundi, ahubwo hari indi mibiri, haleluya, yuzuye ubwiza bwa Yesu. Iyo ngiyo tuzambikwa, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo tuzahindurwa duse nawe. Imana ishimwe cyane, haleluya. Mukristo mwene data, haleluya, nubwo uri mu bibazo, nubwo uri mu ntambara, nubwo wumva uri kubabazwa rwose, ariko hari humure yuko umwami Yesu Kristo ari kumwe nawe. Erega buriya umwami Yesu iyo nzira urimo nawe yarayiciye. Yesu yarababajwe, haleluya, yarababajwe. Ushaka kuvuga uti Yesu yari Imana, njyewe ndi umwana w'umuntu. Reba muri Bibiliya harimo undi mugabo witwa Yobu, haleluya. Yobu yarababajwe, umubiri uramubabaza, ndetse kugeza ubwo n'umugore we yavuze ati ihakana Imana wipfire. Ariko Yobu, haleluya, abwira umugore we atusubije nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Imana ishimwe, ati haleluya, Imana tugomba kuyishima, tukayishima mu byiza ndetse no mu bibi, kubera yuko ibyiza bituruka ku Mana, ariko n'ibibi nabyo Imana iba yemeye ko bitugeraho. Nicyo gituma tugomba kuyishima muri byose, ntituteshuke muri byose, tugahora twishimiye mu Mana. Imana ishimwe cyane. Yobu rero yaje kugeragezwa kugeza ubwo, haleluya, yaje kuvuga, arahamya, aravuga ati nzi neza yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi iherezo azahagarara mu isi. Arongera arahamya, aravuga ati kandi uyu mubiri wanjye numara kubora, ni ukuri nzareba Imana, amaso yanjye niyo azayireba saa yundi. Imana ishimwe, Imana kandi ihabwa icyubahiro, haleluya. Yobu rero nubwo yageragejwe, ntabwo yigeze yikuraho ubunyangamugayo. Nubwo yageragejwe, ntabwo yigeze ava ku Mana ngo ayireke. Mwene data, ibi biratubwira ngo iki? Biratwigisha iki? Biratwigisha yuko iyi mibabaro turimo ari iy'agawayiwayi. Iyi mibabaro turimo ni iy'igihe gitoya, haleluya. Umuririmbyi yararirimbye ngo ni igihe gito intambara igashira. Mwene data, ihangane, reka no kwihangana gukore usohoze imirimo yako, kuko nitwihangana, haleluya, tuzajya ku byiza byo mu gihugu. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ihabwa icyubahiro. Muri iki gitondo rero, haleluya, Uwiteka Imana arifuza yuko wihangana. Uwiteka Imana ari kumwe nawe, ntutinye nubwo uri mu mibabaro, ariko Uwiteka ari iruhande rwawe. Humura, ntacyo uzaba. Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo, iraguhana amahoro muri kagawayiwayi k'imibabaro. Uwiteka ntahwema kutuba hafi, Uwiteka ntahwema kutwongera imbaraga, Uwiteka ntahwema kuduha kunesha kubwa Yesu Kristo, haleluya. Uwiteka nashimwe kandi nahabwa icyubahiro. Bene data, muri kumva buno butumwa, birashoboka yuko wari uri mu mibabaro, birashoboka yuko hari imitwaro wari wikoreye ikuremereye, ariko uyu munsi wa none Yesu arakubwiye ngo humura. Imibabaro y'iki gihe wiyitaho. Imibabaro y'iki gihe ni ukuri ntabwo ikwiye kugereranywa n'ubwiza uhishiwe. Imana ishimwe cyane. Hariya mu ijuru Uwiteka azabana natwe, azakenyera duhereze, kandi Uwiteka, haleluya, azabana natwe, azaduhanagura amarira. Imana ishimwe, ayo twarize yose azayahanagura, nta nubwo tuzongera kwibuka imibabaro ukundi. Haleluya. Uwiteka naguha umugisha, kandi Uwiteka abane nawe. Reka nkwibutse yuko, haleluya, Uwiteka gukunda, kandi Uwiteka ateze amaboko. Uwiteka aragushaka. Yesu Kristo araguhamagara ngo ngwino winjire mu rugo rwe. Haleluya. Uyu munsi wa none rero, niwumva ijwi ry'Imana, niwinangira umutima. Haleluya. Nubwo babaye, iyo mibabaro nta wundi wayikiza usibye Yesu. Abandi bose barakubeshya. Birashoboka ko wagiye mu bapfumu, birashoboka ko hari abakugiriye inama mbi, ariko Yesu Kristo niwe muntu w'ukuri, kandi niwe bugingo bwacu. Yesu Kristo aragushaka rero ngo gutura iyo mitwaro yose wikoreye.
Haleluya. Imana rero uyu munsi wa none irakurarikira nguze mu nzu yayo. Haleluya. Reka rero niba wumvishe buno butumwa hanyuma ukemera kwizera umwami Yesu, kugira ngo umwami Yesu Kristo ature mu mutima wawe. Haleluya. Subiramo aya magambo, vuga uti: mwami Yesu, nyimara kumva buno butumwa ndumva nguwe neza, none guhera uyu munsi ndagushaka, ngwino uture mu mutima wanjye, wibonere aho kuba, ngwino unyiyoborere, ngwino unyobore mu buzima bwanjye bwose. Kuva uyu munsi nanze Satani n'imikorere yose. Kuva uyu munsi nanze ibibi byose. Uyu munsi ndaguhindukiriye, ndakwizeye Yesu, ngwino unyiyoborere kandi umbere byose. Uyu munsi wa none unkure mu gitabo cy'abarimbuka, unyandike mu gitabo cy'ubugingo, nzibanire nawe iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bye. Imana ibaha umugisha. Amen.